uhitwara nabi nawe bakazagutwara nabi, abo watwaye nabi bakazagunikira nawe bakagutwara nabi, abo wafashe nabi nawe bakagunikira, niyo bataba ari bo ntiwabura gufata nabi, kuko imbuto umuntu abiba nizo azasarura. Tunejejwe n'Imana mu mutima kandi dushimiye abakunzi bacu bo kuri Kebuka Ibyo TV. Turabakiriye rero kwa aya masaha nanone ko Imana yatugiye neza ikaturinda, ndetse tunejejwe no kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Dusuhuje abantu mwese muri Nyanza wacu, abari mu Rwanda hose mu gihugu, abari muri Afurika ndetse n'abari hanze hose mu Burayi. Turababwiye ngo Imana ibarebe neza kandi ikomeze bashyigikire mu migambi yanyu. Uyu rero muri kumwe n'ubundi ni Marwabukeye Umugisha Jean de Dieu, ari nawe kenshi mukunze kubana, ariko si uko ari wenyine uhari, niwe kenshi mukunze kubana. Uyu munsi rero turi imbere yanyu nanone twifuje kugira ngo tubaganize ijambo ry'Imana, ijambo ryatubatuye, ijambo ryatumye tuba bazima, naryo uyu munsi tubazaniye. Wenda hari igihe umuntu aba afite n'ibindi yagatanze, ariko uyu mwanya tubonye n'amahirwe tubonye nayo kuba ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero twabategura ijambo rero basabe kugira ngo umuntu wese ayitekereze neza, aryumve neza, kuko rifite umumaro munini muri twebwe ndetse cyane mu by'ubugingo no mu by'ubuzima hano hanze tuba. Ni nayo mpamvu rero tugiye gusenga Imana kugira ngo tubyumve. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje kuri Imana yacu, tukumanikiye amaboko kuko twebwe turi ingabo zitsinzwe, kandi iyo twemeye yuko duciye bugufi utugirira neza. Uyu ni wa mwanya watwemereye ndetse ubose uboneka hakeya kugira ngo twamamaze ubutumwa bwawe bwiza. Uyu nguyu ni umwanya rero w'igiciro cyinshi abantu benshi bashobora gukeresa, ariko tugushimiye ko uduhaye Imana n'uhimbazwe. Tugiye kugana ku ijambo ryawe rero kuko n'ubundi riraturuta, ariko dusabye kugira ngo amavuta yawe tubonekeho kandi twezwe naryo kuko niryo ryatubatuye. Kigikiye buri muntu wese uyubane natwe rero kuri Kebuka Ibyo TV, kandi buri muntu wese ukurikiranira ijambo umuhindure kugira ngo arusheho kumenya neza yuko uri Imana imwitayeho. Komeza kwa natwe no kutugira neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashimiye nanone kandi dukomeje kubashimira ko muri kutugaragariza mudutera inkunga zanyu, kandi ziratandukanye kandi ni nyinshi tunazikeneye, kandi turazibona iyo mwakurikiranye icyigisho cyacu. Mama duteye inkunga niyo ya mbere, izindi zose zo ziza nyuma sinazo zikenewe cyane, nubwo nazo ziba zikenewe, ariko gukurikirana icyigisho ni inkunga ikomeye mwaduhaye. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Nateguye nsa nkaho mbabaye, ariko atari uko mfite umujinya, ahubwo mfite agahinda kavanzemo n'ubwoba. Ni ijambo rifite intego ivuga ngo ibiba n'isarura, ariko turi butinde cyane ku isarura, kuko nubwo umuntu abiba, ariko urugendo ruba ruri imbere rusigaye rwo kuzasarura. Ubwo turi butinde ku ijambo bita umusaruro cyangwa se isarura. Ntabwo ndi butwara umwanya munini cyane, nta nubwo ndi busome ibitabo byinshi, nkuko mba nifuza yuko ntagira umuntu n'umwe za kuvuga ngo biratinze kubireba kuko abantu bafite byinshi babirukankamo, ariko unkundire iri jambo umwanya mutoya turivugaho, atari uko wenda ari rito muri twebwe ariko ni rigari, ariko uze kuriha agaciro. Turi busome ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya kugira ngo turusheho kuryumva neza. Mu yandi magambo n'urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, turasoma igice cya 6 dusome ku murongo wa 7 n'uwa 8 honyine. Ijambo ry'Imana riragira riti: ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Umurongo wa 8:
ubibira mu mubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Imana iturengere kandi dushyigikire. Dusomye amagambo avuga ngo ntimuyobe. Duhere kuvuga ntimuyobe, ni ukugira ngo utagira ikikurangaza ngo uyobe inzira yo gukurikira Yesu. Ntuyobe muvandimwe, ntuyobe. Ntiwite ku byo abantu bakubwira bindi bidafite umurongo, ntiwite ku byo ubona ari iby'ubwenge. Ko hari ikintu kigeze kimbabaza, umwe yigeze atuganiriza, aratubwira ngo impamvu abantu benshi b'abanyabwenge bakunda kuvuga ngo abantu baturuka ku nguge, kenshi iyo umuntu ashaka ubwenge bwe ngo abugaragaze, aremera akigira umwuzukuruza w'inguge kandi azi neza ko ari Imana yamuremye. Aho kugira bamwe yemera yuko ari ubuvumbuzi yakoze, aremera akavuga ati sogokuruza wanjye mukuru ni inguge. Ariko uba wumva ushyize mu bundi bwenge buzima, nta muntu wakemeye kuba wenda sekuruza bari inguge, ahubwo yakemeye yuko Imana yamuremye, kuko n'ubundi ni nayo imubeshejeho, bishatse yagukuraho. Ntabwo wenda ariyo ntego y'ibyo ngibyo turashaka kuvuga, ahubwo naho ngo nimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Wiyoba wirangara, nta nubwo Imana uri buyivumbureho. Cyo bita kuneguza amazuru mu Kinyarwanda, niho bakuno batumaga umwana wo kugira ngo ajye kuzana icyo umutumye, akanazamura intugu n'amazuru, aragusuzugura nyine akwetse ko nta kintu uvuze. Rero ntuyobe, kandi Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Tuvuye ku ibiba umuhinzi urugero usanzwe azi ko ari ugutera, ariko haratuye ngo ubibira muri uwo mubiri niwe uzasaruramo kubora, ariko ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Imana niturengere kandi tugirire neza. Ibyo umuntu abiba rero nibyo azasarura. Reka tugeze hano hasi hafi yacu, tubikurure tubyegereza. Ibyo ukora nibyo bizaguha inyungu. Ibyo ushora, nimba ari ishoramari urimo, inyungu izava ku gishoro washoye. Nimba ari imirimo ukora, ibyo bizavaho nibyo uzaba warashoboye. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Imirimo ukora, uko witwara, uko uvugana n'abantu, ibyo ugirira abandi, ibyo nibyo biba. Mu by'ubugingo turi kuvuga bwo kujya mu ijuru n'urugendo dufite, gukizwa ukaba mu nzu y'Imana, ukaririmba, ukanabwiriza, ugakora imirimo wenda myinshi. Abantu nk'abantu twe tubona yuko ukora byiza, ndetse tunagushimira, tubaguha n'amashyi ati rwose uri umuntu mwiza. Ariko ntituzi icyishishe inyuma yabyo, kuko ni nawo mpamvu nyuma mu minsi mikeya duhura n'ibibazo byo kuvuga ngo ibi byaje bite bande kubera icyo kintu. Munyihanganire cyane abantu bo kwikebuka Uburyo TV n'abandi tubana, sinjya nkunda muri njyewe kwishyiramo ko ibyiza ari byo byinshi cyane dukeneye, ahubwo muri njye mu muhamagaro nahamagariwemo, nahamagawe mu muhamagaro kugira ngo umuntu nubwo yaba ari mu byiza yitonde muri ibyo byiza arimo, azabona ibindi byiza yenda kuruta, ariko arangaye yabona ibibi kuruta ibindi. Ni nako iri jambo rivuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Najya nkubwire ngo tuvugishije ukuri kugaragara, tuhita twinjira tudaciye ku ruhande. Ibyo utanga nibyo bikurimo, ibyo bikurimo rero utanga nibyo nawe bizakugarukira. Tubyumve gutya, niba ubangamira abandi nawe uzabangamirwa, nimba ubuza abandi amahoro nawe uzayabuzwa. Nimba uri umubyeyi uko ufata abana bawe niko nawe uzafatwa. Ndetse ikiteye agahinda mu by'ubu buzima turimo hano ku isi bisanzwe, usanga umuntu baba ngo uriya mwana n'uwo kwa runaka, dore ni igikenya nka se, ni igikenya nka nyina, kubera yuko bazi wabo nabo bitwara nabi. Imana iturengere tugire neza, witonde ibyo biba nibyo uzasarura, uko witwara niko nawe bazakugira. Kandi niba ushaka kujya mu ijuru no kubana n'Imana, ezwa, utunganywe, ukizwe, ureke inzangano n'ubugome n'ubugambanyi, aho gukorera Imana. Imana ikurengere, ikugire umuntu muzima wo kwifuzwa, kandi neza yawe igaragarire abantu bose. Tunezezwa nuko abantu batuvuga neza, ariko nubwo abantu baba kuvuga neza, ntabwo ubuzi neza ko Imana ikureba neza. Nubwo abantu baba bazi neza yuko witwara neza, cunga neza ko imbuto wabibye. Nigeze kumva abantu bari kuganira, nibitekereje aka kanya, umugabo
yari yubatse urugo rwe afite ubushobozi ariko avuka mu muryango ukennye. Noneho arangije afata gahunda yo kujya abanga papa warashaje cyane akajya amugurira inyama z'ibihaha kuko ashaje n'imyijima bisanzwe. Birangiye amaze gukura nawe ageze mu gihe ubona ko akuze atakibashije kugira ikindi yiha, wa mwuzukuru we cyangwa wa mwana we plutôt ahita yibuka ko nawe yajyaga abona se ashyira sekuru inyama z'ibihaha. Aravuga ati kumbi burya ndabyibutse abashaje barya ibihaha. Akajya avuga ati nawe mushaki ibyo nabonye ashakira ise uko yafashe se nanjye niko ngomba kumufata. N'abantu babwo biganiraho numva bintu yagahina bituma mbitekerejeho ngeze kuri no jambo rivuga ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Niyo mpamvu uyu mwanya rero nkubwiye wowe ukwikiranye Kebuka Iburyo TV nibyo giciro kinini, ndetse wagombye no gutekereza impamvu bikugezeho. Cunga neza uburyo witwara n'ibyo biba, ukubanye n'abantu, kubanira abandi, ukuba mu nzu y'Imana, ukuba mu bantu muturanye, kwa ku kazi. Ibyo ngibyo ubiba nibyo uzasarura. Ibyo ukorera abandi babangamira nawe bizakugeraho. Kuri ino si hari ibihombo bibiri bitajya bihaba. Ntabwo muri ino si wahemuka ngo ureke guhemukirwa, kandi muri ino si ntabwo ushaka gukora neza ngo nawe uzakugirira neza. Nubwo wakugenza atari wakugira neza kuko sinabo wakugira neza bitewe ko nawe bakugira neza, ariko ibyo bihombo ntibijya bihaba. Uhitwara nabi nawe bakazagutwara nabi, abo watwaye nabi bakazagunikira nawe bakagutwara nabi, abo wafashe nabi nawe bakagunikira. Niyo bataba ari ntiwagwa gufata nabi, kuko imbuto umuntu abiba neza azasarura. Ntabwo nigeze mbona umuhingi igiti cy'ipera ngo narangira ajya gusarura mbona kuyihovuka. Icyo giti wateye cy'ipera uzasarura amapera. Igiti rero tukigeranye nawe, wowe ibyo ukora, ibyo ugenderamo nibyo bizakumeraho, nibyo bizakugaragaraho. Ni nayo mpamvu mwibiba ryawe rero ngo urabibira he? Ese urabibira mu mubiri? Muri uwo mubiri ni muzasaruramo kubora. Kuko iyo umuntu abibiye mu mubiri bishatse kuvuga ngo iki? Hari n'igihe ukora neza abantu bakajya bakora neza ariko uri kwihimbaza, kwishyira hejuru abantu bakwemere bagutinye. Icyo gihe uri kubira mu mubiri, muri uwo mubiri uzasaruramo kubora. Ariko nubibira mu mwuka, muri uwo mwuka mo imbere niho uzasaruramo ubugingo. Ni ugukora ikintu cyiza ukeretse Imana, kandi ugikoze kubw'intego yo kugira ngo ibyiza bibe no ku bandi. Aho ngaho niho uzasaruramo ubugingo. Niho uzashaka gufata igihe cyo kwihana, uniyeze, unitunganye, unirinde ibibi n'ibisa nabyo, unirinde kuba igisitaza. Buriya ijambo njya ntinya cyane ngo ibisitaza ntibizahura kubaho, ariko ubizana azabona ishyano. Wowe bireke ibibi bisitaza bize, ahubwo ubizana wazabona ishyano. Ntuba ari wowe ubizana ku bantu, ntuba ari nawe ubizana ku bandi, ahubwo utegereze kuko bigize kuko bigomba kubaho. Ariko we wirinde kuzaba ari wowe ubizana utazabona ishyano. Rero reba imbuto ubiba, urebe no mu murima wawe uko witwara, urebe no kunutunganya umurima wawe ugiye guhinga, utegereze umusaruro wawe. Najya kugira inama uyu munsi wige kubibira mu mwuka, kugira muri uwo mwuka uzasaruremo ubugingo. Uyu munsi wige kubana n'abantu neza amahoro, kuko nta mahoro uzayabona. Uyu munsi umenye ngo nkwiriye kugenzerezwa gute. Ese uko nkeneye ko ngenzerezwa, nanjye nkugenzereza abandi. Niho uzabasha kuba amahoro no kugendana n'abandi mu mahoro, Imana ikakwitaho. Ntabwo yuko iri jambo ndikuritegura numvise mfite agahinda karimo n'umubabaro, kuko ari benshi cyane hano kuri isi maze kubona. Nanjye nari nzi cyane nk'abana nkiri umwana twafatiragaho icyitegererezo, ariko nyuma tugaterwa umushyitsi no kubona barahindutse abantu natwe ubwacu twagira abo tutanavuga ngo wenda hari ikintu twabakuraho, ariko mu minsi yabo ya mbere bari bameze neza. Ikintu rero uri kubiba nicyo kizavamo imbuto uzasarura. Ukuntu witwara nabyo byonyine bizakuviramo uko nawe bazagutwara. Ndashaka gutangariza iri tangazo rivuga ngo humura, ibyo ukeneye banza ubikorera abandi, kandi ibyo ushaka ko ugirirwa nawe bigirira abandi. Ni nako Yesu azatubaza ngo cya gihe nari nshonje warangaburiye, cya gihe nambaye ubusa waranyambitse, cya gihe nari mu nzu y'imbohe waransuye. Bamwe bazabaza bati se ibyo twabikoreye ryari mwami? Aba ngo cya gihe mwabikoraga agaciye bugufiya muri mwebwe, burya ni ngiye mwagiriraga.
Imana iturengere tugire neza, kadusenge dusaba Imana ikwiteho, ikurengere, kwambika imbaraga, ucunge neza imbuto biba, kuko izo biba nizo uzasarura. Mana iteye ubwoba, Imana dukunda, Imana tugiriye neza, turagushimiye kuri uyu mwanya. Iri jambo twumvise rirakomeye cyane, ndetse umuntu aritekerejeho umwanya munini yakibaza ibyabamo. Duciye bugufi kuri uyu mwanya kugira ngo tugirire neza. Imirimo yacu niyezwe nawe, kandi buri muntu wese ibyo biba kuko ari byo azasarura. Turasenze kugira ngo duhe imbaraga zo kubiba neza, imbuto zikwiriye, izo nazo tumva dukeneye tuba arizo tubiba kugira ngo abandi nabo bazazisarureho. Kandi buri muntu wese ukwiringiye ugukeneye, umwambike imbaraga, ubushobozi bwawe bube muri twebwe, imbaraga zawe zikorere muri twebwe. Umwuka wera tuyobore, atwigishe gukora neza ndetse no gukiranuka, kugira ngo ubwo uzahamagara abantu bawe bakubashye, natwe amazina yacu azabonekemo. Umuntu wese ukurikiranye iki cyigisho akumvira ijambo, ubwo uzahamagara bakwizeye nawe aziyumvemo, kandi azahindurwe nuko ari we wenyine wamumenyesheje iby'ijambo ryawe, ukoresheje abakozi bawe bari hirya no hino. Uyu mwanya kuri Kebuka Uburyo TV natwe dukeneye yuko ubana natwe, ukaduha imbaraga zo gukora ibyiza kugira ngo tuzarushaho kwemerwa. Urakoze, turagushimiye kuri Imana, tuguhimbaje kuko dukunda urukundo ruto rw'abantu bakunda abandi, kuko waduhaye n'umwana wawe Yesu Kristo apfa kandi apfiriye abanyabyaha. Tubigushimiye n'ibyo ngibyo rero nuhimbazwe, icyubahiro kuri iyi no gupfukamirwa n'ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Turabashimiye rero bari bakurikije ijambo ry'Imana, kandi rwose pe turabifuriza ko murushaho kugira amavuta n'imbaraga zo kurushaho kwegera Imana, kandi natwe nta kindi tubifuzaho kuruta ko mwumva icyo Imana ivugana nawe. Nta kindi gikomeye tubifuzaho kireka kubana natwe, mukadushyigikira, tukarushaho kwamamaza ubutumwa bwiza amahanga yose tukayagenda. Kandi ubu nibwo buryo bwa mbere twifashishije kugira ngo turusheho kumenyesha abantu ijambo ry'Imana. Murakoze, Imana ibiteho kandi Imana ibagirire neza.